rero Morini shiha afite kwiga byumva uko yahangana n'ibi bibazo byumva adakomeje kwikurira ibibazo. Abanyamakuru bamuvuga ati Morini basanga ufite toroma muri wowe. Morini ati ndayifite bitewe n'ibyambayeho. Morini nawe aramusubije ati Dany nanone ameze nk'umuntu wapfuye akazuka. Nyine mwebwe se ko muri abanyamakuru nyine muvuga ibyo mushaka. Oya ariko tuba ibyo mushaka mufata byo mwumvise mukabanga mukongeramo n'umunyu. Niba Dany ashobora kuza akandikira urukiko akarubwira ko nta kazi agira ari umunyeshuri batabasha kubona indizo y'umwana ko azabasha kubona 20,000 ngo niyo azajya abasha kubona. None akongeraho ngo umwana wa kabiri ngo agasaba urukiko ko byateshwa agaciro mu mwanya wo gusaba ADN koko niba yumva koko bamubeshyera nk'uko agenda bivuga. Mwebwe nk'itangazamakuru mubikoraho iki mubivugaho iki? Ese uwo mwana we wemerwa wa mbere murabyibuka ko yigeze kumwihakana ku karubanda kuri radiyo n'ibinyamakuru bikandika mwarabyibagiwe se? Kuki se ntarabona uvayo ngo avuge ngo njye iyi nkuru narayikoze mu 2013 none ubu ngubu icyo gihe yarahakanaga none ubaremera. Kuki ntarabona umunyamakuru uvayo ngo avuge ibyo bintu kandi ko bose babizi? None uyu munsi arimo aremera umwana w'imyaka 10 wavutse icyo gihe kandi yaramwihakanye bamutwite. None uyu munsi hari undi uri mu nda nawe yihakana. Nukuvuga ngo ubugoranyengo bwakozwe n'urukiko rwa mbere rwasanze Prince Kid ari umwere. Sibyo? Ariko ubushinjacyaha bakomeza kwinsista ko hari ibyaha byakorewe muri Miss Rwanda bikwiye kubazwa Prince Kid. Ese koko ni Prince Kid wakoze ibyo byaha cyangwa hari abandi bakoze ibyo byaha? Uhagamane Prince Kid n'uyu nguyu yamagabane muri n'ubu cyangwa Prince Kid ahabwa ubutabera byumva twita ko ari ubwa burundu ibintu birangire. Sinanya gusuza kenezere ko umeze neza uri hose mu cyo gitandukanye barasirazuba iburengerazuba amajyepfo amajyaruguru of course nitwa cheke chua mwenyewe ishyaka ndetse n'abana ukirana assalamu alaikum dusaba yatandukanye mu bice byetandukanye twa gusenya inkuta zaserwa gusenya ko twatanga isanamitima kubakurikira ibiganiro ngira amagezaho twa gutanga isanamitima muri buri mwe wese ubabaye aho uherereye Imana niyo nkuru ishobora byose ndi kumwe na Ali na B no munyamakuru mugenzi wanyu kuri 10 to 10 mutamenye nukire mukore subscribe hanyuma mubane nawe mu biganiro abagezaho by'ubwenge busesenguzi gishira byishagena abibagezaho buri munsi uno munsi ndamufite kuri kamera zacu ndamufite kujya makuru cyanyu mu maje gukunda muri benshi abarundi mumeze ute diaspora mwese bari muri Canada Oman abari muri Saudi Arabia n'abari muri Bubiligi meze ute umubyeyi mwiza cyane nkunda cyane umubyeyi rwose ari umubyeyi witwa Kayitesi cyari gukora intro yambuga niruka cyari gukora intro fo imara umunota ndashaka kuzagira iminota 2 baza ko imodoka ivuye Nyamirambo ubu ngo igeze Nyabugogo ku giti cy'inyoni giti cy'inyoni ahubwo ari hafi yabisimbutse hehe harya ahandi kwa Norvege kwa Ndimbati yego yabise okwera hageze je fresh ndashima Imana abona komeze neza abadukurikiye tubiza ko turi mu kandi kare nago turi Kigali nago turi Kigali please nago turi Kigali turi Rubavu duhera hanga Rubavu urahabona imisozi yawe ibonye ute ndazuga bwuhaza ariko ni gishya wahabonye imbere ko tujya mu bindi byatuzanya u Rwanda ni rwiza Rwanda ni rwiza hari abantu bumva ko wenda kubera ko mu baturanyi hari ibibazo ko nahanga hari ibibazo ariko sofa masaha umuntu ahamaze it's good ntago umuntu yabonye yasokoye bajya bavuga mu makuru yego cyane bamugani bira bintu yasokoye mu kirere cyane Rubavu ntayo kubera ko aerodrome y'Urubavu iri hano ruguru ho gatoya anako bari hakurya ni mu Kivu yego kandi n'izindi ndege zisanzwe ziri privé n'iziri mpuzamahanga iyo zivuye Igoma zigenda mu byerekezo bitandukanye abantu bari hano Igisenyi barazibona rero u Rwanda ni amahoro kandi u Rwanda ruri open
ahubwo abantu ko bataza muri visit Gisenyi. Visit Gisenyi twanaraye ninaha umutekano ni full, abaturage bawo ni fresh. Naraye kabisa ubwo waje mukana batika ngufatirane kwa umunyamakuru wari waje gushaka inkuru, ariko naye mukana ndaza gutera n'ijisho hano hakorya turi ku mupaka w'u Rwanda na Kongo. Hebe koko namahoro ahantu hose n'abataraza mu Rwanda kamera yabuza bibereka ikivu mwakibonye Gisenyi ratuje arimeze neza namahoro cyane. Ariko ijambo ari na B wari kuye namazina yanjye nyine wari kuye ari na B yambyumvishije uko nyine uko assalamu alaikum abo ndi umusilamu wallahi mutulahi wa barakatuh. Ariko ari abantu benshi actually waya hari amazina ari common yumva ahantu hose uko buri ijambo papa ari ijambo riri common ahantu hose wajya mu shuri ukavuga papa umuntu nyine yumva icyo ushatse kuvuga, ugiye muri Espagne ukavuga papa umuntu nyine umuntu yumva icyo ushatse kuvuga. Rero Ali Nabi ni abantu benshi bategeza ko ari izina ry'Isilamu ariko si Isilamu kuko ariko ari n'izina ry'Isilamu kuko ari ni intumwa y'Imana mwabone mugisha kuko Muhammad sallallahu alaihi wasallam ari intumwa y'Imana mwabone mugisha nawe arabyumva. Ariko yaba iri muri Islam yaba iri n'ahandi hose arabyumva, byose ni byiza arabyumva. Kandi impamvu ari byiza nyine nuko ari izina rizima. So rero ni Nabi risobanura umuhanuzi cyangwa prophet. Abazi Igiswahili barabizi cyane cyangwa ababeza Tanzania no muri Kongo bazi ko Nabi risobanura umuhanuzi cyangwa intumwa y'Imana. So rero niyo mazina yanjye, ariko ari nitwa ni sobanura umuntu ukunda gufasha abandi bantu kandi akabana neza. Ibyo mbikoze. So rero urumva ko sometimes tugomba kwiyatura amazina meza kugira ngo anagira akamaro mu buzima bwacu. Ntabwo umuntu yakwita indaya ngabure kuba indaya. Icyo yaturiyeho nicyo wature ku mwana wawe n'icyabacyo. Rero ni ibyo ngibyo narindi bangayira aho ngaho. Abazi ko ndi umusilamu, assalamu alaikum. Abakristo bagenzi banjye isashimwe kandi ahimbazwe n'abatemera Imana kandi mwishyuke. Kandi koko so ari turi hano aka kanya tugiye kuganira ku bintu tugiye kuganira kuri Preskid. Aka kanya ari mu rukiko aho urukiko rwajuriye ku ifungurwa rye kuko yari yaragizwe umwere ku byaha yari maragirizwa umugani w'abarundi badukurikira abantu bagiye batandukanye. Agirwa umwere arafungurwa. Aka kanya Preskid afite umudamu witwa Miss Elisa Iradukunda Elisa. Nibo tugiye kuganiraho, turoza kuganira nanone ku mugore w'umuhanzi ukomeye cyane, umuhanzi w'umuraperi ufite n'indirimbo nshyashya ari kumwe na LWS. Afite indirimbo nziza cyane, nawe turaza kumuganiraho. Turaza kugaruka nyine ku by'umugore we. Umugore we aka kanya ari mu mazi abira. Moreni ari mu mazi abira agiye kubyara byinshi yabyaye nibyo tuza nyine agiye kubyara ariko agiye kubyara ari mu bibazo. Eregare umva isya yego nago ngiye kuvugira nabi nagaro tugiye guhera ariko singiye kumuvugira nabi kuko ari mu bibazo. Ariko enough is enough. Sibyo maze kubona ko itangazamakuru riri hano hanze nta kintu uri gufasha Morin habe nta kimwe ahubwo ryakamufashije ririmo riramuta mu mwobo. Nabyumva yego. So rero uyu mubyeyi ni yivanemo trauma ya Dany nanone arabyumva. Sibyo ni y'abanyamakuru uwo mwana twite arabyumva. Sibyo amubyare byumva. Yego. Namara kumubyara amurere kandi Imana ikomeze imuhe kwihangana imuhe n'ubushobozi. Niba satamushaka byumva yego it's okay. Witwa Justin Bieber ise yabwiye nyina ati uyu mwana inda ye yikuremo abishwanira na se w'umwana byumva aremera bararuhana. yego. Justin Bieber ni umwe mu bantu bakomeye mu muziki ku rwego mpuzamahanga ku rwego rw'isi. Yego. Kandi ukiri mutoya. So rero na Morin nawe niyige gukunda umwana we
abana be ari uwo atwite ari n'uwo yabyaye akavuga uwo atwite kuko uwo yabyaye wenda uwo yamaze kuvuka uwo yamaze kuvuka uwo atwite inda ntabwo yayikuramo wapi sibyo nta nubwo ari byiza oya sinasawa reka da ni byiza kuyikuramo byumva tarwa ntabwo tubwira ko irabyemera gukuramo inda irabyemera ariko kubera impamvu aka kanya ngewe none se gatose gatoya ko muri navuga ngo Dany yaramukubise iyo nda yarayimuteye amufashe ku ngufu yaramukubise iyo nda yarayimuteye amufashe ku ngufu ariko danashobora ko ari yanyweye wenda abahanzi cyangwa bitana abaraperi numva ko ari byo nyabwenge bakoresha ushobora kuba yanyweye yakoresheje cyangwa yanyweye cyaramuha imbaraga zo kwata umugore wanjye ngo akomeze ku ngufu nkamurongora ko n'uwanjye nyine ibyo byarabayeho sibyo inda yikuramo itateganyijwe sibyo ariko ni ibintu bibanza kwigwaho ndetse n'ubuyobozi oya nabyo kwigaho wowe ujya kwa muganga wemewe ufite ibyangombwa by'uko yemewe kuramo abantu inda ugatanga statement yawe sibyo kabiri nimba ubuzima arimo sibyo abona atazabasha gutunga uwo mwana sibyo aho kugira ngo yirwe yandavura yirwe agira ati bimere nk'aho ari umuruho urabyumva yashaka solution yoroshye abyumva yamworohereza agiye kubyara inda n'imvutse umugore kakanya yikwema ahita apfana nayo oya abaganga b'abahanga bahari twakomereje aho ngaho erega ubwo wowe umunyamakuru w'umwuga cyangwa uwambwa ngo ahabona ngo byene bite wanga amazimwe abantu ahabona ako kantu urumva Moreni aka kanya reka tumukomereze kuko Moreni aka kanya muri yamanoneho itangaza makuru byari bavugaga kugira ngo rimushyigikire ririmo riramuroha hari n'umunyamakuru wavuze ngo agiye kumufasha ngarangiza aramworeka urumva kuvuga Jean Paul ngundi neza kuvuga Jean Paul ngundi neza ngabwiye Moreni ati Moreni ngiye kugukora ubuvugizi ureko hari abantu bagufasha urumva umwana akazavuka warabonye imyenda y'umwana urumva ibisaba ngo umwana avuke byose warabibonye kuko umugabo urabizi ko mu rukiko rwatena ko mu kwa gatandatu hazaba kuburana mu mizi urumva by'indezo by'umwana Dany we yavuze ko 2020 yazajya abona ari umunyeshuri ariko nayo nkibaza ngo 2020 abantu mwabyaye n'abantu mwubatse 2020 konzi ko muri kino gihe ibirayi bigeze hafi kuri 800 mu kirarahe 2020 byavamo indezo mani y'abana babiri byavamo indezo biragoye indezo zo erega uvishya ndetse gatoya unywa icyayi ugiye mu marange mu biryogo urumva igikombe cy'icyayi kiragwa igihumbi capati ni 500 musotse muri abantu batanu veni zashize kandi umupapa narubatse mfite abana nabizi nyine ibyo ngibyo ndetse gatoya ibyo uri kubivuga kuri standard ya Isiaka ngenda bivuga ko mbyumva nyine oya uri kubivuga ko byumva ariko ugende kuri standard ya Isiaka uyu munsi umuntu waraye muri Serena siko cyangwa uri buharare n'ahantu mwaraye nago mazi sibyo urumva ko izo standard zitandukanye hano twashimye 50 Serena icyumba nangahe ijoro rimwe icyumba ni senkane hano twaraye nyine Serena aho icyumba nangahe hafi 500 cyo 300 cyo 400 bitewe n'ahariho so rero urumva erega uriya tuvuga ubuzima sibyo bijyanye n'ubuzima turimo twifuza ubuzima bijyanye n'ubuzima turimo ako n'ubuzima bw'inshuti zacu sibyo cyangwa nuko duhagaze mu mitungo yacu ego rero niba Moreni yaramaze kubona ko Dany nanone nta kintu yamufasha sinumvisha mwitebona akagabo kakabwa ako nabyo tukwiye kubinenga ntabwo umugore wawe yakwiye kuvuga ngo warimbwa cyangwa oya arabyemerewe rega umva ngubwire ikosa riba mu Rwanda ndirimo gutesha agaciro umugore wawe ikosa riba mu Rwanda umva ngubwire ikosa riba mu Rwanda ni rimwe sibyo abagabo kutemera ko ari faiblesse tugira sibyo kabiri abagore kutemera kutubwiza abagabo babo ukuri siko gatatu ni igihe abagabo babwije ukuri byumva babwije ukuri n'abagore babo bakumva ko basuzuguwe ako kuri ntabwo kukiba hari nyine se gatoya siko niba Moreni yari amaze kubona ko Dany nanone ari imbwa siko nta kintu kindi Dany yakora cyashimisha Moreni siko ni nayo mpamvu Dany wambuwe agaciro n'uwari umugore we kuko ntabwo bakibana ariko yari umugore wese gatoya nyine siko okay erega tunabyoroshye ari Moreni ari na Dany nanone
tugiye mu buryo bw'amategeko byumva bose ni indaya kuko nta sezerano bafitanye. aha ariko nk'umuntu w'intumwa y'Imana umuntu w'umunabi abyumva siko uzi neza ko usambanye n'umuntu ababaye umugore wiwe abyumva bavuga ko iyo umuntu yakweretse ubusabwa oya kubukwereka ni kimwe umuntu mwasambanye mwaryamanye abaye umugore wawe sibyo ubwo Dany nanone na Maureen mu buryo bw'iyobokamana n'uburyo buri sociale ni umugore n'umugabo so rero Maureen yamaze kwaka agaciro Dany nanone sibyo ariko nanone yatse agaciro umugore we mva nyine ngubwire tujyane nyine step by step yego Maureen yamwatse agaciro Dany amaka agaciro abo bantu barutangira bafite rabyumva yatuma babana nk'umugabo n'umugore cyangwa yagira ikibahuza nk'umugabo n'umugore aho bikomore niyo ko Dany afite dote zo kuvuga ngo ese ubundi abo bana byumva siko koko nabanjye yego ibyo ngibyo bituma abyumva uhita wibaza ngo ubundi Maureen yabayeho ubuye buzima nyuma ya Dany nanone siko yaje kukivuga nyuma ya Dany nanone na mbere ya Dany nanone kwa kurumva Dany nanone ari hagati ya Maureen abyumva kuko hari Maureen wa mbere yuko ahurana na Dany nanone siko hakaba n'undi mu Maureen wa nyuma ya Dany nanone sibyo urumva umva nyine ngo tubyoroshye urumva ni phase 3 sibyo rero abo bantu kuko bamaze kwamurwa agaciro nabo bakundaga abyumva niba hamwe arwaye intambara zawo uyu munsi ufite inyungu muri ibi bintu ni Dany nanone iyihe nyungu sasa siko reka ngubwire impamvu ni iyi ngiyi ari kujya gukora media tour ahantu runaka mukamubaza ku mugore we yego kababwira ati rwose umugore wanjye bisimbizi rabyumva kabyirengagiza kurane ko kuri kwe yego reka ukuri ni ukuvuzwe yego wowe wikumva ko waganiye na Maureen siko yego Dany nanone nanze kunyitaba wese gato nyine yaranze ko yavugishije abandi rero wikumva ko kuba Dany nanone yaravugishije Sabe ku Isimbi TV byumva akavugisha muri ndahabi wo kuri MI yaje kuri bya bifi binini akavuga kinini nanjye ndi kinini mu nshingano zanjye kuri bya bifi binini oya mani abanyamakuru mani babaho urumva bifi binini cyangwa turaziranye ntago ari wowe nawe uri igifu kinini ufite na kampanyi nini ariko kubera umutima wawe mwiza urumva no kubana neza n'abantu wigira agafi gatoya aho abandi bakona kuri igifu nyine uva ngo bwire siko urumva nyine buri wese muri iki kibazo sibyo yakoze shuwa yiwe y'ahantu yajya agana kumvikana umubare wo kumvikana siko rero uyu munsi ufite inyungu muri ibi bintu yego Dany nanone kuruta kuba Maureen sibyo rero Maureen afite kwiga byumva uko yahangana n'ibi bibazo byumva adakomeje kwikurira ibibazo abanyamakuru bamuvuga ati Maureen basanga ufite toroma muri wowe Maureen ati ndayifite bitewe n'ibyambayeho Maureen nawe aramusubije ati Dany nanone ameze nk'umuntu wapfuye akazuka ushatse kuvuga iki reka tubaze Maureen ku murongo wa telefone tugenda bimwe tumubaza wenda tunabivugaho tunabivaho hanyuma arumva naza gutwitaba n'isawa hari n'undi munyamakuru watutswe ngarandagazwa kubera Maureen yakoze ikiganiro Maureen azira ko Imana ngo yamuremye n'uburyo ngo allo baramutse neza ni Siaka manager kuri Kigali News 25 live mu kiganiro neza bite se mubyeyi amahoro ndi kumwe na Ari na B ni umunyamakuru wa 10 to 10 turimo turagaruka ku bijyanye n'ibyawe na Dany turagaruka no ku bindi bigiye bitandukanye ariko turashaka kukubaza ko byawe na Dany nanone aka kanya umeze ute mu rugo umwana uri mu nda ndetse n'uwavutse bameze bate bameze neza bazamuye bameze neza nta kibazo amatara aboneka ku wavutse ndetse n'igikoma n'ibyo kurya nta kibazo bameze neza sofa uko biri kose turashima Imana wari ugiye guhita umbwira ngo ubwo harera Imana amen ntago n'ubundi niyirera twese turabizi ariko njyewe buriya ndi muzima
n'umwana ari muzima mba numva ari ibyo nyine mba numva ari ibyo gushima Imana nyine biba bihagije ubundi. Mfite amatsiko yo kukubaza ngo mfite amatsiko yo kukubaza ngo ubu ngubu harabura nk'igihe kingana iki ngo wibaruke umwana wawe wa kabiri? Ayabyo ntabwo ndi bubivuge. Ariko ntabwo ari igihe kirekire. Kandi mubwiye ko ntari bubivuge. Hari umuntu warumwe ngo mu kanya Mori niyemerewe kuvanamo inda twite, urumva? Kubera impamvu wenda ivuga ko Dany nanone wenda yagufashe ku ngufu kugira ngo agutere inda ya kabiri. Mubwira ko bitashoboka ko inda ari imvutsi. Nyine mwebwe se ko muri abanyamakuru nyine muvuga ibyo mushaka. Ariko tuba ibyo mushaka mufata ibyo mwumvise mukavanga mukongeramo n'umunyu n'urusenda mukabitangaza uko mubyumva nyine kugira ngo views ziboneke. Ntabwo ari views, reka tuba tugomba kubimesa uko byakamijwe tukanabivuga uko bimeze, ariko nanone tugashaka kumenya abadukurikiye, bagashaka kumenya ngo ese bimeze bite. Aribyo tugiye kuganira mu minota mikeya. Cyane ntabwo yamfata ku ngufu. Ubwo bushobozi ntabwo bufite. Uraza kunyemera nawe yakwibariza nanjye nkubaze nimba nta kibazo. Nta kibazo rwose. Wumvise ko avuze ko Dany atamufata ku ngufu ubivuga gutya. Ibyo ndabyumva. Ubaye utarishimiye se ntabwo yabubona. Ubaye utarishimiye kuba uwo mwakoranye imibonano mpuzabitsina wenda ubona ko atari capable yo kuba yarera umwana, simvuze ngo indi ikurwemo, urabyumva? Ariko icyo narimbwiye Isiyaka sibyo, yarambwiye ko itangazamakuru sofa nta kintu riri kugufasha, urabyumva? Ntabwo rimo rakuroha mu mwobo. N'abaje bavuga ngo bagiye kunkorera ubuvugizi se ko nabonye aribo bafashe ya mbere mu kunsebya kubera impamvu zabo nabo bahuye bakaganira nyine. So ntabwo sintekereza ko kugeza ubu ngubu ari ikintu kinini itangazamakuru rikimfashije. Negereje ubutabera, ibyo ari byo byose bizagenda neza. Ariko natwe dufasha ubutabera gushaka amakuru, kuko abadukurikira, abayobozi benshi baradukurikirana, bashaka kuba ati Mori ni mu kiganiro iki n'iki yavugiyemo ibi n'ibi, wenda twabigendaho cyangwa tukabitesha agaciro. Urumva ko itangazamakuru rero ari icyo rikumariye? Kugeza ubu ngubu ngewe n'abampamagaye bambwira ngo ngiye kugukorera ubuvugizi baje kunsebya bavuga ko nzerera, ko ndi inzererezi. Ariko bamuvuze ko ari Jean Paul Nkundi neza. Yaje nyine ko bagusaba ko ajya gukora ubuvugizi. Yaje kunkorera ubuvugizi, ariko ntabwo binatangaje kuko mbere yuko dukorana ikiganiro yansabye nimero ya Dany aramuhamagara. Maze kumuhamagara Dany aramubwira ati bro nawe ukiriremo imiyaga nk'umuntu rwose, turabizi turaziranye muri iyi mihanda. Aranamuri coding aravuga ngo naza kumuhamagara akanga kwitaba ngo arakoresha iryo jwi. Uravugisha ukuri? Urumva yabanje kumutegura. Uravugisha ukuri? Ndavugisha ukuri ko na Jaras yari ahari. Ntabwo twari babiri, twari batatu. Yarabanje aramuhamagara aramubwira ati ngewe ndaguhamagara mu kanya nko mu minota 30 ndaba ndi mu kiganiro. Aramubwira ati rwose ukiriremo imiyaga nk'umuntu wanjye, rwose nawe uri umuntu n'ibiki. Nyuma akora ikiganiro, nyuma nza kubona ngo yaje gusesengura, ahubwo mbona yaje kumenasa, navuze sasi uyu nguyu. Ntabwo nabitinzeho ariko cyane, nawe abifitemo inyungu ze runaka, ntashaka gutindaho cyane. Ariko baranavuganye amusaba ko yajya kumureba igikondo aho akorera. Ubwo urumva niba yaragiye kumureba ibyo bavuganye n'ibyo byatumye aza akagaruka noneho ngo aje ntabyo asesengura, ajya abyihorera. Ibyo bintu tuvuge ko yumvisha uruhande rumwe akaba ari guha agaciro kurenza akawe. Ntabwo nzi uburyo yabigenje, niba ubizi. N'abandi bazi ukuri bashobora kugereranya bakareba bakamenya uko yabigenje, ariko njye singiye kuvuga ngo yabigenze gutya na gutya, gusa biragaragara. Niba ushobora kubwira umuntu ngo ngwino gukorera ubuvugizi, waraza ukajya kujya hariya kwiyemera ngo umwana ngo yitirira runaka ngo amumve, ari uwuhese. Mori, uyu munsi wenda ngera ikibazo cy'amatsiko ubwo tuganiriye. Ubundi ubuvugizi wifuza mu itangazamakuru ni ubuhe, tuvanyeho
ubutabera uzahabwa n'inzego zitandukanye. urugero niba Dany ashobora kuza akandikira urukiko akarubwira ko nta kazi agira ari umunyeshuri atabasha kubona indizo y'umwana ko azabasha kubona 20,000 ngo niyo azajya abasha kubona. Noneho akongeraho ngo umwana wa kabiri ngo agasaba urukiko ko byateshwa agaciro mu mwanya wo gusaba ADN koko niba yumva koko bamubeshyera nk'uko agenda bivuga. Mwebwe nk'itangazamakuru mubikoraho iki, mubivugaho iki? Ese uwo mwana we wemerwa wa mbere murabyibuka ko yigeze kumwihakana ku karubanda kuri radiyo n'ibinyamakuru bikandika, mwarabyibagiwe se? Kuki se ntarabona uvayo ngo avuge ngo njye iyi nkuru narayikoze mu 2013 none ubu ngubu icyo gihe yarahakanaga none baremera? Kuki ntarabona umunyamakuru uvayo ngo avuge ibyo bintu kandi ko bose babizi? Ubwo kavuga ko wowe itangazamakuru ribogamiye ku ruhande rw'uwari umugabo wawe? Ntabwo nta muntu nshaka gutunga urutoki n'umwe, ariko uko biri kose ntawe ndabona wakoze kinyamwuga, reka mbivuge gutyo ko ntawe nda no kunkubita. Ari umuntu ushaka gukora kinyamwuga yavayo agafata ibintu akabishira hano akavuga ati mu 2013 twumvishe Dany avuga ko abesherwa ko yateye yihakana uwo yayiteye avuga ko atanamuzi. None uyu munsi arimo aremera umwana w'imyaka 10 wavutse icyo gihe kandi yaramwihakanye bamutwite. None uyu munsi hari undi uri mu nda nawe yihakana. Waba waramuhaye kagikumve muri iyo myaka 10 ishize? Ubuze? Waba waramuhaye kagikumve ukamwumvisha akaba uyu munsi yemera cyangwa Dany akaba yemera nyuma y'imyaka 10? Ubwo ntabwo byadusaba kongera kurindira imyaka 10 kugira ngo turebe niba Dany yakunya. Ako nagaki ko ntakazi ntabwo kubaza. Boneka agafu bashyirira mu biryo abagabo n'ibiki n'iki? Oya ntago ndi uwo nguwo jewe. Cyangwa Dany yemera umwana wavutse ndabonye ko basa cyangwa hari ibindi bahuriyeho? Yemera umwana wakuze usa neza nta nicyo yamukozeho, nta kintu yaparticipatinze mu buzima bwe, nta shuri yamwishyuriye, nta rukweto yamuguriye, nta mwenda yamuguriye, amubona asa neza gusa akamwemera akavuga ati mfite umwana ngo nanakunda. Nabonye abivuga ko ahemerene bafite umwana w'umuhungu ngo anakunda. Mu gihe gitoya turimo turagana tugiye no gusorezaho, hari undi witwa ngo mubyara wawe uba hanze y'u Rwanda bivuga ko ari nawe waririmba ino ndirimba yasohotse irimo irakundwa na benshi byetandukanye. Uyu nguyu umuvuga iki? Kandi nawe twumva ko afite umugabo w'abana. Ngo nguki? Hari undi bivuga ko bakundanye imbere yawe akaba ari mubyara we ari mubyara wawe ari wo bakundana muri no minsi. Kibazo mwese murahuzagurikana nubwo muzi ibintu muri kuvuga. N'ubundi murabibaza kuko bifite amakuru kundi. Ntabwo ariko bimeze urimo urabivanga. Uwo mukobwa yari inshuti yanjye ahubwo Dany akamubeshya ko jewe ndi mubyara wa Dany. Okay. Inzi niba ubyumva. Wese Mori. Wenda si arimo tena. Ibi bintu nge umunsi ku munsi banumva haza version nshyashya, sibyo? Ariko rega mujye mubanza munatohoze neza mumenye ibintu nyine kuntu bimeze. No kuvuga ngo wenda cyangwa nshaka kukubaza. Uyu munsi hari ugira ubwoba bwo kuvuga kuko nta muntu wenda kugukubita. Uyu munsi hari abanyamakuru ubona bari mu ruhande rwa Dany nanone bashaka kumutagatifuza. Abanyamakuru bo mu Rwanda especially aba YouTubers nta muntu ukora kinyamwuga urimo, bose ni indyarya baba bari mu kandi noneho n'igitangaje nabo ubwabo ntibakundana. Ni ukuryarya nyine baba bafite ukuntu batinya ngo sinamuvuga ngo sinamushyira hanze ni umuntu wanjye se ibintu nk'ibyo. Nta kindi kuko ukuri barakuzi, nta muntu utazi ukuri rega muri ibyo bintu nuko baguca ku ruhande. Ahubwo mwebwe bamwumva mwebwe musa nkaho mutabizi, bo rero barabizi bari babitangiriyemo barimo basabe ko nka Sabe yanditse iyo nkuru yanditse iyo nkuru muri 2013 agikora ku Nyarwanda cyane. Anandika hasi avuga ngo umuntu uzigana neza uzi imico ye ngo ntabwo yakemera ko ibyo bintu ari byo koko.
ariko ejo bundi yamukoresheje ikiganiro yaza ko ari umunyamakuru w'umunyamwuga ariko maze atari ko mu bihumbi 2013 nanditse inkuru ivuga gutya na gutya. None uyu munsi byagenze gute ko uwo mwana waje kwanga muri icyo gihe uyu munsi kumwemera byaje kugenda gute? Wakoresheje ADN wahinduye ibitekerezo byagenze bite? Gutyo umunyamakuru ukora kinyamwuga yagakoze sibyo ra? Ubu twese nta munyamwuga n'umwe urimo. Ntabwo mwe mbazi ndimo ndavuga ku bonzi bazi iyo nkuru kuva itangiye kugeza uyu munota bakaba bayica hejuru bayica ku ruhande mwebwe ntabwo mbazi. Okay. So, Mori, uyu munsi Dany yakomeje kwihakana umwana nihakana wowe urabyumva? Yewe ntabwo nkeneye ko anyemera ko nanjye ntabwo namwemera nanjye aho najya hose namwihakana. Kandi waramwemeye ka? Nta impamvu yo kunyihakana kubera yuko ngiye nta nicyo mpfana nawe kigaragara mu by'amaraso. Harya ngo yarapfuye arazuka? Maze ibindi ushaka kumenya ibyo ngibyo bisimbuka. Okay, hari ikindi watangaje uravuga ngo ntabwo nshaka kumenya no kumuvugaho n'ibiki ariko anyemera. Kandi nabo bana niba badashaka kwemera ntabemere ntabwo nge mbimwinze. Ariko nanone ntabwo wakibagirwa ko hari indwara yari arwaye. Uza gukura ko n'uwo yanze yarakuze bafite imyaka 10 kandi yamwanze ari mu nda. So nunda azakura ntabwo bizamubuza gukura. Dusoza urubanza rwa yirukanga mu bimufitiye akamaro biruta abana sibyo se? Yaba rero mahitamo ye. Dusoza wenda abantu bafite gukurikirana urubanza rwanyu babwiye ko urubanza ruzakomeza ryari? Mu kwa gatandatu. Hari abantu hano hanze bari busy ariko kuba busy kwabo nta musaruro niko navuga. Bari busy ariko ntibari productive. No kuvuga ngo bari numwe muri abo ngabo nawe mufata nka busy body. Kuko niba uri busy udashobora kwinjiza isukari y'umwana ngo anywe, udashobora kwambika umwana wawe ngo yambare urukweto avuga ngo papa yanguriye urukweto, gusa ubwo busy bwawe uri busy mu biki? Ese wenda just busy body wenda kugira ngo wenda ube claire ibyo 2020 Dany avuga ko yabona mu bushobozi bwiwe ni indezo y'umwana mukuru ubundi ni indezo y'umwana mukuru kuko ndi yasabye ko biteshwa agaciro. None se umwana mukuru we ubuzima bwe mujya mubugaho na se w'umwana kugira ngo wenda abantu bumve ko igena agaciro wenda yakoze? Ntabwo biba bimureba nta nubwo abashaka kumenya kubera ko ntaho ukavugana nawe ntaza haba ntaza uko arya ntaza uko yiga. Mo kumva we muravugana? Ntabwo mvugana nawe. Okay. Mo reka tugushimire ubwo tuzakomeza dukurikirana amakuru yawe n'urubanza rwayo na Dany nanone. Ariko hari icyo ushaka no kwisara abagukurikiye inama n'ibitekerezo byaba ari sawa. Shanaje gusanga nakubese kugeza ubu ntacyo kabisa ntacyo gusa abihakuza kuntuka bo bafite ibibazo nta mwanya wabo mfite batukane ibyo bashaka byose ukumva. Muri komantar umuntu wanditsemo ngo wanditse ni ikigaragaza ko nabo ari nkawe. N'ubundi sosiyete nyarwanda dufite nibo barimo abantu baza ukumva ngo yatemye umugore ijosi. Nta gitangaza rero kuba wakumva ibintu nk'ibyo ukaza ukajya gushyigikira umuntu w'umunyamafuti ukajya gutuka umuntu kubera yuko wa wundi yigize victime kandi ari we munyamafuti. Muri komantar umuntu wanditse ngo uyu muntu namufasha gute ko numva ari umushyizi w'isoni yandagaza umugabo mugenzi wanjye. Nabyihorera. Uranyemera nimero yawe nshya ndafasha uwo mugabo mugenzi we bakomeza ibyo bikorwa by'ubunyangamugayo. Reka dusoze inomero yawe nshya ku kiganiro buri wese azakuhamagara kugufasha azagufasha urabyemeye? Urakoze cyane. Twari tukivugana n'umugore wa Dany none avuze byinshi birese yanyu muri komanteri ari twanamuvaho byinshi yavuze mu minota 13 n'ari cyo warenzaho mu masomo n'amake. Nakubwiye yumva yewe my point of view kuri issue yumva. Okay. Buriya ngo nyir'umupfu ni uterura hanuka cyane sibyo? Rero Maureen ibibazo niwe biriho siko byumva nabyemere. Ikindi reka tunibuke sosiyete turimo iyo umwana w'umukobwa atwaye inda
yaba aba muri ghetto yaba yabanaga n'umuhungu mu buryo butemewe n'amategeko n'iki urabyumva akenshi iyo byanze umuntu umukobwa niwe iyo mitwaro ijyaho niko sosiyete nyarwanda yubatse akaba kandi ka muntu umutima we byumva rero Maureen nkuko yahaze Dany nahaga itangazamakuru sibyo kuko ntabwo urukiko ruzategeka Dany byumva ibyo yumva wadashaka niba Dany nta samba afite niba ntarajya afite arabyumva akafite studio se ubwirwa n'iki ko ubwirwa n'iki ko arabyumva iyo studio yanditse mu mazina ya Dany nanone ubwirwa n'iki ko iyo YouTube channel ari uyimanaging sibyo rero nyine nababare abe nyiri umupfu afata hanuka siko n'undi myaka 10 irashize yabyanye umwana mukuru nkuko we yabivuga nyuma y'indi myaka 10 ngo ni muri 2033 byumva umwana mukuru azagize imyaka 20 amashuri makuru ya kaminuza yarageze nko mu kane segonderi cyari muri kaminuza cyangwa wize ushaje umwana imyaka 20 akabiga mu kane segonderi birashoboka biterwa n'igihe atangira kwiga ntabya birashoboka akanya se umwana ntabwo yiga garideni afite imyaka ingahe oya umwana yaramamagaye tumwitabe tumumve oya reka dusoje reka tunakive cyo ngicyo ariko igihari na fight yo ko yafatinze mu yindi myaka 10 ishize byumva abantu bumva bafite umutima wo kumufasha kurwanya izo fight ukomeze ba fight no kumufasha ngo umwana avuke ari igihari oya umwana erega inkuru nziza niyo nago ibura kumenyekana nawe nubwo abagira neza bajya babura rero benshi cyane twe guforcinga abagira neza gutanga no ku mutima we no kugira ubugira neza no ku mutima w'umuntu so dusoreza ku cya Preskid ubu ngubu ari mu rukiko kuburana ifunga n'ifungurwa kuba yarafunguwe urukiko rwarajuriye kwako nago bweme cyo watesheje agaciro ku byaregwaga Preskid ko yafungurwa urukiko rwarajuriye ubona Preskid ibingibi agarutse mu kubaza cyo kujya imbere y'urukiko bisobanuye iki nka ku munyamakuru agizwe umwere nta cyana kimwe kimuhama mu bintu byose byamuvugagaho cyangwa bakujya byinshi muri Miss Rwanda sinzi yasamije bande sinzi byinshi bitandukanye kuri we ko yagarutse imbere y'urukiko ubushinjacyaha bwajuririye ifunguro rye rifungurwa uwo byakirute uko ngenda byakiriye byumva mu magambo make urukiko rw'inyarugenge rwisumbuye rwagize Preskid umwere uyu munsi Preskid ni umwere sibyo ariko nibivanaho ko hari ibyaha byakorewe muri Miss Rwanda sibyo rero kuba urukiko rwagize Preskid umwere abyumva bivuze ko hari byinshi dukwiye kwitega cyangwa kumva bishya byumva kuko dusigara twibaza ngo ibyaha byakozwe n'abandi yego niba atari Preskid wabikoze abyumva siko yego rero bivuze iki bivuze ko turi bwumve cyangwa tuzamenya amakuru mashya byumva tumenye niba koko ibyagiye bivuga ko Mutesi Jolly yagambaniye Preskid byarabaye ngo yibere Dubai sibyo reka n'uburenganzira bwe yagiye ku n'uburenganzira bwe kwenzo ngameze neza ubuzima none se tuvuge ko nuza Preskid kuba yarashatse Elisa no so nyine urumva mu bugororangingo bwakozwe n'urukiko rwabaye siko urukiko rwabanirije rw'ubujurire Preskid yagiye arimo cyangwa yagiyemo ku munsi w'ejo hashize oya arimo nona ndabyumva kuri wa gatanu ariko 31 statement iri kugira ngo umuzare kiganiro nyuma azumva ibyo ari byo yego sibyo ni ukuvuga ngo ubugororangingo bwakozwe n'urukiko rwa mbere rwasanze Preskid ari umwere sibyo ariko ubushinjacyaha bakomeza bwensista ko hari ibyaha byakorewe muri Miss Rwanda bikwiye kubazwa Preskid ese koko ni Preskid wakoze ibyo byaha cyangwa hari abandi bakoze ibyo byaha yego sibyo ibyo ni ibintu bishyashya dushobora kwitega ubwo imyanzuro y'urukiko izaba iri gusomwa yego sibyo so rero
nta gishya kirimo kuba Prince Kid yasubira mu bushinjacyaha cyangwa yashyizwe imbere y'urukiko kuko rimwe sikaba bituma abantu batishimira imyanzuro y'urukiko bakajurira haba ubushinjacyaha cyangwa n'uregwa sibyo ariko ku ruhande rw'abafana barishimye baranezerwa barabibonye nawe reka abafana reka nkubwire abafana ko aricyo baba bavuze iyo umuntu apfuye abona bishima n'abababara iyo ari muzima abona bishima n'abababara kuko cyane cyane mu bibazo niho tubonera inshuti ngo nizihe ubyumva rero umunsi ku munsi nyine ibintu bihora koko biri biased nyine duha dufite abantu Abagabo no muduga w'ikongo imodoka mu Kongo plaque ya Kongo arabyumva no kuvuga ngo kiba gihari ni iki no kuvuga ngo mu byukuri icyo dukeneye kumenya nuko no urukiko ko runisumbuye urwagize Prince Kid umwere arabyumva rukore ubugorangingo rucukumbure ubusesenguzi bwinshi ubusesenguzi bwinshi kuko tumenye ngo okay Mutesi Jolly washyizwe mu majwi siko dore aho azira muri uru rubanza nahangaha siko noneho ikindi abantu bavuga bati noneho wagamane Prince Kid n'uyu nguyu yamagabane muri n'ubu cyangwa Prince Kid ahabwa ubutabera byumva twita ko ari ubwa burundu ibintu birangire vugisha Maureen ndabona hari ikintu ashaka kuvuga ngo ku muntu duharabika sinzi uwo duharabika reka tumwumveho gato dusoze kuba Prince Kid aka kanya yarahise akora umurenge na Miss Elisa n'amahitamo ye bisobanuye iki abantu Maureen ngo hari icyo ushaka kurenzaho ku byo twaganiraga ngo hari icyo ushaka kurenzaho ku byo twaganiraga yego ni iki bihutisha ikintu nshaka kugarukaho ni umukobwa muhora muvuga witwa Cynthia nabonye ubushize mu kiganiro mwakoze we na Patrick yego mwamugarutseho cyane ariko mwamuvuzeho ibintu bihabanye n'ukuri guhari ubu ngubu ndashaka kumuvugaho gatoya mu minota mikeya umwe wonyine uwo mukobwa ni uw'icyo gihe muri 2013 sinzi niba ubyumva yego yari inshuti yanjye urabona wowe ishyaka kuko wafata abakobwa babiri ubabeshya bose batendeka kandi abo bakobwa ari inshuti yego noneho ukajya ufata umwe ukamubeshya yakubaza ati Maureen bite ukamubeshya uti Maureen ni mubyara wanjye ibyo nibyo Dany yakoze yabeshye Cynthia ko Maureen ari mubyara we igihe cyarageze rero kitari n'igihe kirekire cyane maze kubyara umwana akiri n'uruhinja Cynthia amenya ukuri aramugati kuki wambeshye ntabwo bongeye kuvugana kuva icyo gihe yego uwo mukobwa ni inshuti yanjye n'ubu ni inshuti yanjye ni n'umudamu by the way mumbaye ntimuzongere no kumuvugaho ni umudamu afite umugabo n'abana babiri tumusuze cyane nabonye mumugarukaho cyane mumwita ihabara rye ngo baravugana nta nubwo banavugana by the way kuko kuva uwo munsi umukobwa yaramubwiye ati ngiye sivurana n'abantu b'ingegera aramukatira ntibongeye kuvugana ni iby'icyo gihe hashize imyaka 10 umuntu w'abandi mukure muri ibi bintu kabisa ndabasabye urakoze cyane ubwo abadukurikiye babyumvishe kandi ukomeze ujye murakoze namwe muri n'ibyo yivugiraga nari mwumvaje ati bisobanuye iki cyangwa bivuze iki kwa Prince Kid Mutesi Elisa na Miss Elisa yaragize ku cyagahitamo yemera ko umugore we urabizi yaramufungiwe kubera ko hari impapuro ngo yashakaga kugenda yinjiramo kuntu baka kandi bari kumwe mu rukiko arimo gukurikirana ibyo umugabo we yagirizwe bisobanuye iki kuba yarase amugira umugore we yo mwagiye mu murenge tayari oya reka umva isya ono rero banga tuye dufata ibintu by'ibice byumva Prince Kid afite amahitamo yo gukunda no gushaka umutima wunyuze niba umutima we wanyuzwe na Iradukunda Elsa nta gishya kibirimo sibyo ibyo Elsa yakoze byerekana ko Elsa hari ukuri azi ko ibyabereye muri Miss Rwanda kuko ntabwo twabonye avuga ngo motif itumye njya kuvuganira Prince Kid mu bushinjacyaha ni iyi ngiyi ni yuko mukunda oya
agiye kumuvuganira kuko hari ukuri azi ko ibyabereye muri Miss Rwanda nk'umukozi wakoraga muri Miss Rwanda nka nyampinga wabaye nyampinga mu irushanwa ryitwa Miss Rwanda mu mwaka wa 2017. Iyo niyo motive yateye Elsa kujya mu bushinjacyaha akavuga ati cyangwa kujya gushaka abandi bakobwa akababwira ati ese ko muzi ukuntu ibintu byagenze kuki muri gushaka gushinja umuntu kandi ari umwere. Siko wanabonye ko audio zagiye hanze urukiko rwavuze ko rutabishingiraho cyane ko umuntu nyine kubatereta umuntu utakwitwa gozo undi kunye cyangwa se imana mpuzabitsina, sibyo? Rero urukundo rwa Elsa na Prince Kid rwahura n'uru rubanza kimwe nk'uko rutabara n'uru rubanza kubera ko ari indi sujet itandukanye cyane ko no mu rukiko hatabaranwa kuba Prince Kid dukunda Elsa ntabwo ibyo bintu bijya biburanwa nubwo habaranwa kuba Prince Kid ngo yarabenze Mutesi Jolly nk'uko abantu bagenda babivuga, sibyo? Ahubwo haburanwa ibyaha byakorewe muri Miss Rwanda uwo Prince Kid yarafitemo kuba umuyobozi, siko n'ibindi bigiye bitandukanye nibyo ngibyo biburanwa. So rero abantu nta gishya kirimo babyumva, siko ni nk'uko ari gushaka undi mukobwa, ahubwo ibi byerekana ko hari ukuri aba bantu bafite kuri mu mitima yabo babyumva. Uko kuri nako twifuza ko ubushinjacyaha cyangwa n'urukiko ubuyobozi birimo ko urukiko rugaragaza nta kindi reka menya twisoreze ko bari badukurikiye munyarukire kwa R na B kuri 10 mukore subscribe. ni Kigali News 150 turimo turiganirira ku bivugwa cyangwa ku bigezweho. ubwo nawe muri commentaire hari cyuza kutubwira tubitse ko n'imbuga nkoranyambaga nkoresha Ishyaka Manager official kuri Twitter, kuri Instagram ni Ishyaka Manager official, kuri TikTok bandikamo Ishyaka Manager bifatanye. Bakurikirana ibiganiro bigenda binyura hano. Ari turagushimiye. Ubwo nibyo twaganiraga nk'umunyamakuru mugenzi wanjye, ariko wumvishe ko benshi batubwiye ngo nako ko Umugore WA Dany natwe ati kenshi na kenshi abanyamakuru ba YouTube nta munyamakuru w'umwuga urimo. ubwo niko ku ruhande rw'abyumva burya n'usamba agira asambira tujye tubyemera. Abantu bamaze kumenyera ko hari imvugo ivuga ngo nta ntungane ibaho una papa abwira 17 ariwe nyiri ubutungane, sibyo? Rero umunsi ku munsi umuntu agira abamurengera n'abamwica, sibyo? Rero abatarengeye muri 2013 saza murengero yumva ntabwo bamurengera ubu ngubu, sibyo? Ese yakutazi byamwore ni mu myaka 10 ishize nkabimenya mu mwaka umwe azabidobya azabizambya, ariko sinaje kuzambya ibyo urabizambye bigezweho. Numva bigezweho niba mwene akubwiye ngo uriya mukobwa mumwitiha barajyadani kandi afite umugabo, ariko nawe bari impamvu amurengera runaka. urumva mudashaka gusenyera uwo mukobwa. Ngiye more ni yarambwiye ngo ndi ikigoryi mu kiganiro, urumva yambwiye ati uri ikigoryi wigenze usanga ntabwo uri ikiganiro nirebye sanga koko urumva ibyo navuze, urumva ari ukuri, urumva anasaba n'imbabazi kubera iki yari nkubiti yagira gute ahababaza, urumva kandi byabigena neza. So umugabo uriya mudamu ngo yavuze kuriya nawe yemere ko wenda yukundanye n'icyamamare cyo n'umustar uzikazama ku mbuga nkoranyambaga, ntabwo bakundanye byose bagomba kuba nyine. urumva ko bari babiri, ariko erega umva ngubwire nyine bari babiri. umva ngubwire uyu munsi siko ntabwo dukeneye inkuru za 2013 kandi ziba kuri popere kuri Dany nanone, ahubwo dushaka inkuru za Morini na Dany kandi z'abantu bamenya. Twe kuvanga rero amasaka n'amasakramentu urabyumva, sibyo? Hato tudasenyera ki uriya mudamu, ariko yavuze ko bari babiri nyine biri aho ngaho. Twumvise ukuri ni ibintu bye hafi kanabyara. Abasitari turabazi, sibyo? Bruce Melody byavuze ko yatuye umukobwa inda, Diane bari Bugande ntibagiye gushakira ubuzima. Ubu uriya mwana binavuga ko hari umunyamakuru ukomeye ngo wamwiyandikishijwe akora mukobwa nawe tujye tuvugisha ukuri. uriya mukobwa ameze nka vandarateri, uriya mukobwa ameze nka serwake niba uhanga igahita ikubita hariya, urumva? Nimba Bruce Melody muri bwa buzima bwari bugiciritse yararyamanye nawe, ntabwo yavuze ko uriya mwana ari uwo cyangwa none atari uwo. Ndamwibuka mumujugunyira
hejuru y'imodoka ya kapo ya Bruce Melody ati umwana wari n'uruhinja ariko nyuma byarangiye nyina w'umwana avuze ati mfite mama wambyaye reka uno mwana murenge mu byanjye. Icyo nshaka kuvuga cyumvikanye cyane sibyo muri se wa mbere utewe inda n'umustar sinawe wa nyuma byumva yego n'abana sibo ba mbere sinawe wa nyuma bihakanywe n'abastar nabyumva ahubwo igihe hari yiteguye kubarira reka dusabe Imana ahubwo imuha ubushobozi azaba namwe mukomeza kumwoshyeshya bati ubuvugizi wewe tuvugisha wakuri wewe muvugizi nta buvugizi gusaba hano urumva ariko hari abantu bashobora kuba ati bitewe n'uburyo umugore arimo aratakamba urumva arimo aragenda samba ibigoma byabuze n'ibiki by'umwana reka tumufashe iby'umwana wambese byagiye wasanga we naraho bye byavuye oya birahari hari igihe ubyara umwana ubusenge abana banjye abangaba nabyo ejo bundi ibyabo bikiri impinja sinabihaye abandi birashoboka ko wenda iby'umwana mbere nawe yari yarabitanze byose se birashoboka ntawamenya ntabwo buri agasuvenire ko mu bwana bw'umwana wawe kadusoze turabashimiye mwese mukurikiye Kigali News 25 of course ni wa mugabo udakina n'abana ukina na ba nyine ukinye nyine n'umwana n'izi ngaruka zose ugenda ubona ukomeze mwikine na banyera kandi nanone abahanzi bacu basitari bacu nyamuna izo boro zanyu muzizirike amajwi n'amashusho rero kumwe na Elize Emani Barinda.